Urakangutse uvuye mu nzozi zitandukanye, ugifungura amaso mu gihe ibitotsi bitarashira. Ikikuje mu mutwe bwa mbere ni ukumenya ngo ubu ni sangahe. Igitangaje mbere yo kubona igihe aho kigeze, ahubwo ubona amamenyesha notification. Feri ya mbere ni kuri WhatsApp. Wibuke nibwo ugikanguka, hagashira isaha telefone ikiri kwaka mu maso nk'urumuri rw'ikirere, ariko ukiri mu gitanda utarakaraba mu maso, utarafata ifunguro, utaramenya aho uherereye mu buzima. Ese aho wabuze ingaruka bikugiraho? Tekereza ko ari kuwa mbere uvuye muri weekend, uracyafite amavunane, ukeneye gukora akazi kagutegereje, udafitiye umufasha cyangwa umusimbura. Uzi neza ko ukeneye kubaho. Uribuka abantu wasezeranije kuzatahira ubukwe, imisanzu wiyemeje gutanga itandukanye, yose igizwe n'amafaranga, kandi wibuke ko ari nako ukeneye kubaho. Ukeneye kurya ku manywa nijoro, ukwezi kugashira ukundi kugataha. Ubwo tutirengagije ko hari na gahunda za leta zigutegereje. Twese ntituyobewe ko igihugu gitera imbere tubigizemo uruhare, ariko rero iterambere rikaguheraho. Ibyo ntibishoboka utaragira gahunda wowe ubwawe. Ese nuko bigenza nawe? Niba ari byo, Lazizi News iraje iguhishurira ibanga. Iyo wihutira gufata telefone ukibyuka, uba wica buhoro buhoro. Nge ndi Harinde Ntwari Charles. Dore impamvu kubyuka ukajya muri telefone ari ikibazo gikomeye. Igikomeye nuko ikwicira umudendezo w'ibitekerezo. Ubusanzwe ukibyuka ukeneye amahoro, utekereza, kwiyumvamo amahoro cyangwa kwitegura umunsi, ariko uhita winjira mu mvururu y'amamenyesha notification. Sha twabonye isoko. Ese kutansubiza? Sandrine yashyizeho amafoto mashya. Ibyo nibyo byukiramo. Ibaze ko hari abantu bafite stress kuva saa 12:15 za mu gitondo kubera poste babonye. Zibateza ibibazo bitandukanye, kandi byose bimeze nk'ibyo ngibyo. Icya kabiri, ujya kumbuga ukisanga utangiye kwigereranya n'abandi. Ukareba basohotse, abafite imodoka nshya, bagiye Dubai. Niba utabyitondeye ushobora gutangira umunsi wawe wiyanga, wumva utuzuye, nyamara bureba nabo baba bafite ibibazo, ariko babyambariye neza kuri Instagram, TikTok n'ahandi, bigiriye muri shoot nta kibazo, nkaho nta cyabaye. Uzi indi mpamvu se bitari byiza? Nuko uta igihe utazi. Uravuga ngo reka ndebe WhatsApp gato, hagashira nk'iminota 45 nta kintu urakora, gahunda za mu gitondo zirangirika, umunsi ugatangira nabi. Telefone ibikubereye nk'igisambo cy'umwanya. Uzi ikindi se? Iyo utangiye umunsi usoma iby'abandi, uba utakaje icyerekezo. Wakagombye gutekereza ku ntego zawe n'ibyo ukeneye kugeraho, ariko aho gukora ibyo winjira mu buzima bw'abandi. Aho gukora ku ndoto zawe, uba uri gukora scroll ku ndoto z'abandi, nyamara bidafite icyo bizakuzanira kizima. Mbese wari uzi ko ibi bigira n'ingaruka ku mubiri wawe? Ushobora kugira ngo nayange, ariko reka ngucire ku mayange. Bibiri biragufasha gushaka n'andi makuru wowe ubwawe. Guhungabana ku bwonko nuko ku mutima. Ibi bituruka ku gusoma amakuru atari meza, ubutumwa butunguranye cyangwa imbuga nkoranyambaga bishobora gutera ubwoba cyangwa agahinda gakabije, bya bindi urubyiruko duhoramo. Kandi byose nuko bigutera gutekereza cyane ibintu utakagombye gutekereza mu gitondo. Uzi ko se bihungabanya imitekerereze ndetse bigahungabanya n'imikorere y'amasaha y'umubiri wawe? Ibi biterwa no kureba urumuri rwa telefone, bihita bihagarika umusemburo wa melatonin. Uyu ukaba uha ubwonko bwawe ubushobozi bwo kuguma mu mwijima, ntubashe kumenya aho igihe kigeze. Tutirengagije abantu bajya bata ku mutwe udakira ndetse n'uburwayi bw'amaso, kandi ibyo ngibyo bibaho kenshi ku bantu benshi, atari batoya gusa ndetse n'abantu bakuze. Ufite icyo wakora. Ukeneye gufata isaha ya mbere y'umunsi wawe, wowe bwite,
wenyine, nta telefone, nta wifi. Ugakora gahunda ya mu gitondo, usenge, usome ijambo ry'Imana, usome igitabo, wiyumvemo amahoro, wandike intego 3 za buri munsi. Ikindi, shyiraho airplane mode nijoro cyangwa se do not disturb. Usubize telefone ku murongo nyuma yo kwiyitaho. Niba telefone yawe ari ikumenyero kubaho, uzasanga itumuhora uri bize ntacyo ugezeho. Gira gahunda, gira umutuzo. Ubundi telefone iba igikoresho cyawe, ntiba umuyobozi wawe cyangwa ngo ube ari wowe uba igikoresho cyayo. Kurikirana Razizi News aho uri hose, haba kuri YouTube channel ndetse no kuri website, aho usanga inkuru nziza kandi zikubaka. Ndabashimiye cyane, nge ndi Harindintwari Charles.